subscribe, share na comment, ubundi ukomeze kubana natwe buri munsi. Then ikindi gikurikiyeho nuko twifuza gukora ibintu byinshi, video nyinshi twongeye twagarutse. Baya baraduhakinze ariko ubu ngubu tumeze neza, twarabigaruye twisubiza ku murongo uko byari bimeze. Ubwo rero abadukurikiranaga mwongere mudukurikirane, tugize izindi views nyinshi, tugire waiting time nyinshi, kandi mukomeze mukande subscribe, like na share na comment, mukomeze kubana muri ibi biganiro. So n'izindi mu magambo rero tuje kureba ku ndirimbo ya Chocolate ya Chris Easy, nziza cyane rwose. Indirimbo abonye ko yashyizemo imodoka nimba atari ebyiri n'eshatu, abonye ko yitabiriye gukoresha ziriya modoka mvaburayi. Okay. So muri iyi minsi hasohotse indirimbo nyinshi ziteye n'ubwoba. Hasohotse indirimbo nyinshi cyane, kandi indirimbo zifite good impact, kandi indirimbo zifite vibe ya danger. Reba nk'urugero ya Kenisol, no ya Chris Easy, Chocolate niyo tuje kuvugaho, kandi indirimbo ifite impact nziza. Ni indirimbo ifite vibe yo kuba wabyina, ufite umukunzi cyangwa ufite n'undi muntu nyine wayitura mwayibyina na fresh nta kibazo. Ariko ngiye ikintu nje kuvugaho mu buryo izi ndirimbo muri iyi minsi ziri kuza zikabangamira izari zihari. Nk'urugero Chocolate yabangamiye iya Bruce Melody, yari ikiri kugenda, ariko deja simamya ko wenda yibangamiye cyane, ariko ni uburyo bwo kugira ngo tumenye ese yarayibangamiye birenze urugero, ese bizagera ni muri ubwo buryo kugira ngo tumenye ngo yibangamiye mu buhe buryo, ese yibangamiye gute. So ikintu kimwe twavugaho rero ni ukugira ngo tumenye ngo ese izakomeza kurebwa, ese nizakomeza kurebwa, bizagenda ute nitakomeza kurebwa. Gusa nabonye Chris Easy yari kuyitaginga cyane, ari kugenda yihereza aba content creators ngo yamamaze, bagende bayisharinga bageze kure. Ariko Chocolate ni indirimbo nziza cyane, indirimbo nagutura kugira ngo ugende uyirebe. Niba utari watujoyininga muri kiganiro cyacu, utanditse comment, kora subscribe, share na comment, ubundi ukomeze kubana natwe buri munsi. Then ikindi gikurikiyeho nuko twifuza gukora ibintu byinshi, video nyinshi twongeye twagarutse. Baya baraduhakinze ariko ubu ngubu tumeze neza, twarabigaruye twisubiza ku murongo uko byari bimeze. Ubwo rero abadukurikiranaga mwongere mudukurikirane, tugize izindi views nyinshi, tugire waiting time nyinshi, kandi mukomeze mukande subscribe, like na share na comment, mukomeze kubana muri ibi biganiro. So n'izindi mu magambo rero tuje kureba ku ndirimbo ya Chocolate ya Chris Easy, nziza cyane rwose. Indirimbo abonye ko yashyizemo imodoka nimba atari ebyiri n'eshatu, abonye ko yitabiriye gukoresha ziriya modoka mvaburayi. Imodoka nziza cyane, ni imodoka wavuga ngo ni imodoka ifite icyerekezo, zifite vision, like muri Kigali gusa, ariko mu ntara sire nazibonamo, ariko muri Kigali nagerageje kubonamo eshatu zincaho, kuko nayanjye mfitemo ariko narazibonye. So ikindi kintu twavuga rero ni uburyo yitondera indirimbo, haba ari audio. Chris Easy mwanzure ko ari umuntu urenze mu bintu by'umuziki, nubwo bamuseka ngo nyine akora utuntu tw'abana, nyine ashyira ibintu by'abana, ariko muri rusange Chris Easy niwo muntu ushyiramo mentality cyane, kuko aratekereza, aravunika. Indirimbo asohora imwe ariko ifite message kandi imeze neza cyane. Mumbwire indirimbo mbi muri comment, muyandikemo mumbwire uti iyi ndirimbo ni mbi. Iyo mumenya ngo iyi ndirimbo ni mbi nimuyimereze. Uwambwiye ngo ni mbi nzagera nyigenzure, nzamuha 5.
5 wandikemo na nomero yawe. Numva ngiyi indirimbo ni mbi, umbanze umbwira impamvu ari mbi, ugende uyumve neza. Numva ari mbi, mvuze ko nzaguha 5. Haba kuri amashu, edeni, inana, n'iza chocolate. Nikiza kuri amusore tegesohora indirimbo mbi cyane. Ntabwo so indirimbo mbi, ni umuntu ubanza akicara agatekereza ati abantu bakeneye iki, abantu bashaka iki, abantu se bibasaba igihe kimwe kugira ngo indirimbo ishobora kumara ibyumweru 3 igikunzwe. Si bya Bruce Melody nyine no kuvuga ngo ya Bruce Melody na Diamond na Joe niwe muntu wafashe iyi hiti akamumarira igihe. Ariko Chris uzareba ishaka kumara ukwezi cyangwa ukwezi n'igice cyangwa ibyumweru 3 cyangwa ibyumweru 4 nyine bisaga mu kwezi, bishobora kuba byakuzura. Ariko mu bindi biganiro abandi bose indirimbo ziraza zigashya, zikundwa umunsi wa 1, wa 2, wa 3, mu wa 4 ntabwo zazigikunzwe cyane. Iyo haje indi bahita bayita mu gatebo. Bishatse kuvuga iki rero? Chris afite ikaramu nziza, afite gutekereza ku muziki we neza, kandi afite n'ikintu bita vibe ya danje iri hejuru ku rwego rwo hejuru tutapfa kuba twarenze ingoyi. Kuko n'ubuhe buryo akoresha, n'ize strategy akoresha ku buryo kugira ngo indirimbo ye ikundwe bigere kuri kara kageni. Njye ntabwo mbasha kubyumva neza, kuko indirimbo inana yarakunzwe mu birakundwa mu mabidi, amapate irakundwa. Ahantu habaye ikintu bita, ahantu habaye ikintu nyine gikomeye pe, naho irakundwa. Ariko sinibaza ukuntu Bruce Melody indirimbo ye abanyarwanda nubwo bayikunze regamenya ngo miliyoni 12 na miliyoni 3 nazo kwireba, ntabwo bayakiriye neza. Bakabe barayakiye birenze kurushaho, sibyo? Bakabe barayakiye birenze kurushaho. Simamya ko iriya ndirimbo yakunzwe cyane, ntabwo ngiye mbihamye neza n'umutima wanjye, kuko yaba yarakunzwe ifite nka miliyoni 9, 10. Fata abo hanze twanye n'ibyamamare, afite subscribers, n'abavuga ngo biza subscribers na byayipushinga, zazarayipushinze. Ubu ubu tuvugana amaze kugera miliyoni 6,500 nimba nibuka neza, 500 naho ngaho. Umbwire ngo ese niyahiye? Ubinyandikiye muri comment. Ese azakora iki kugira ngo iriya ndirimbo yongere komeze ikundwe? Wenda nawe yashobora kuba undi musitari bigatuma iyi ndirimbo ijya munsi kongera igakundwa, kuko hari indi ndirimbo n'umutipe nabonye basubiranyemo, aho uri kugenda ikura. Yari ifite miliyoni 2, uyuje miliyoni 3,800. Urumva ko ishaka gusiga iyo ibyamamare kandi y'abanyarwanda. Urumva amafaranga yatarahiye, yarahiye cyane. So ikindi kintu twakomozaho ni uburyo bwo kugira ngo abanyarwanda dukujye dukunda ibihangano nyarwanda, abahanzi abanyarwanda tujye dukunda ibihangano nyarwanda, ndetse n'abanyarwanda ngo dufashe tujyane muri uwo mujyi, kuko nicyo kintu cyiza. None se nidukunda ibinyamahanga abanyarwanda zaragana Spotify. Ubu amakuru mfite nuko indirimbo nyarwanda mu bihugu 5, haba Nigeria, Kenya, Tanzania,